ntekerezaho ndavuga ati kuko aho naryamaga mu bitaro nabonaga imirambo myinshi benshi barapfaga uwo ku ruhande rwanjye agapfa nkajya kubona mu gitondo hari undi batwaye ugasanga nsigaye mu cyumba ndi njyenyine abandi bavuye mu mubiri cyangwa abandi bakize nkibaze se njye nzakira ryari cyangwa nkibaze se Mana njyewe kuki utanyica ngo nanjye mve muri ubu buribwe ariko Imana ntabwo ari byashakaga yagira ngo mbe ubuhamya bugenda kandi buvuga kuko hari abantu bambonye imbere n'ubu ngubu bambonye abambonye ndwaye bumvaga ko ubu napfuye ko abamotari bantwaraga baravuga ati tuzagaruka kugutwara nyine benshi bazaga mu rugo bakavuga ati ese wa mwana twatwaraga yarakize yarapfuye bakabangariho bagatangara ubwo buzima rero ariko baje kunsezerera n'ubundi amara ari hanze amara babonye nyine ko nta gukira biri kure ariko nyine kuko cyari igikorwa cyari kuba kigomba gukorwa cyarakozwe kwari uguteranya ayo mara cyangwa bakayasohora hanze kugira ngo nyine nkomeze ubuzima ariko hari igihe amarago ushobora kureka akazaguma hanze igihe cyose ubuzima bwawe bwose cyangwa bakaguha icyo gihe kindi uzagaruka bakayasubizamo ubwo ngewe nyine byabaye ngombwa yuko basaba ko nzagaruka bakayasubizayo ubwo nagiye ku ishuri niga amara ari hanze ariko n'undi sinigaga kugira ngo menyere ese nabashaka kugenda ngenderaga mu kagare ariko abantu bakaza bakansindagiza nkagenda gake gake wa muntu uzi kubona amara yawe ari hano hanze mu rubavu amara nyine uyabona amara arya uko mbivuga ntabwo nyine nanjye narubonaga si njyewe ufite amara cyangwa hari ubundi baneye hari utubaga bari bamaye nuko natwe mfite hano ni kuba byiza nagashyira aha ngaha ukabibona utubaga bari baramaye nashyiragaho hano noneho kajya aha ngaha ugamara akinjiramo neza ku buryo umwanda wasohokaga ajya muri ka kabaga kakuzura nkahita njya kuri toyi nkavidura namara kuvidura nkashyiramo utuzi nkacugusa nkongera nkavidura nkakazinga neza noneho ubu ngatangira bushyashya ubuzima urumva nyine Imana yarakoze ibintu nanjye natekereza so rero ubwo ubuzima bwa 2017 nuko bwagenze ariko Imana yongera gukora igitangaza natwe twakekaga ko kitaba kuko byari bigeze iminsi mikuru yose hafi ya yose nayeraga mu bitaro pe no mu rugo urumva ntago bajyaga iminsi mikuru banezerewe wamazeyo urumva ni umwaka wose kandi urumva nabwo no muri ya myaka naciyemo yo muri primaire indwara biriya bintu byabaga bigoye urumva nyine biragoye kuvuga ibyo byose rero nibwo navuze ati Mana birambiwe pe birambiwe gira uko ugenza nimba ari kuva mu mubiri unkuremo ngende nabaruke nk'abandi ariko ndebe kubabazwa n'umubiri ko nabaye mu bitaro igihe kirekire shashika ndi Kanombe ko nari narabanje za Gahini ngi iwacu mu burasirazuba njya Faisal ibaza aho ngera Faisal none the extent aho bavugaga ati uyu mwana agomba kujya hanze kubera nyine nari meze nabi sana aka kabiri kaje vuba ubundi abyibushye n'ibitama birimo biraza urumva rero ubwo nibwo buzima nabayemo 2017 ariko isozwa rya 2017 njya na 18 ubwo urumva nyine mu mwaka sinawize wose 2018 rero nibwo Imana yarebye ko mbabaye pe umuryango urababaye baragurishije byarashize urumva biragoye rero ariko Imana iravuga ati uyu mwana ngire uko mbigenza Imana ikora ibikomeye kuko ni nacyo cyanditswe nkunda cyo muri Zaburi Imana yadukora ibikomeye natwe twishimye njya nishima nyine nkatekereza abantu bajya bibaza ibyishimo bikurahe nagiye nifata ngaseka nazi n'ikinsekeje nagiye nimagarara nkahita mwereza Imana icyubahiro nazi ariko iyo kuby'Imana wibutse imirimo nibutse imirimo Imana yakoze urumva rero nibwo isozo ya 2017 njya ninjira muri 2018 nibwo Imana yavuze ati mwana wanjye ndagukijije ko mu rugo barasenga pe
Imana arababwira ati nta murambo tubonye iwanyu, Mm. ariko abandi barazaga bakubona uko uri bakavuga ati mutegure imva, uyu ni Birarangiye. umurambo, Mm. byarangiye nakubaho. Mm. Kuko nyine muri iyi si ntabwo tubura abacantege Mm. n'ubuhanuzi Mm. bw'ubuyobe, Mm. bigendewe n'amarangamutima Mm. cyangwa n'ibyo ubona. Mm. Ariko Imana iyo yavuze yo iba yavuze, Iba kuko yari yavuze. yavuze ati nta murambo tubonye iwanyu. Mm. Iryo ni ryo shingiro mu rugo bagenderagaho, Mm. byagenda gute kose ariko nta murambo iwanyu tubonye. Mm. Nibwo rero nagize Imana, Mm. barambwira ati bansubiza i Kanombe. Mm. Amara bayasohoreye CHUK, ariko amara bayasubirizamo i Kanombe. Ibyo bintu ko nari nyine ubwo urumva ni ibintu bigoye nyine. ubwo CHUK nagiye mu ibagiro kuko undi yari yarabyimbye, urumva biba ngombwa ko kuko amara yari yaratobotse, rero bavuga ati aya mara ni ukuyasohora hanze kugira ngo umwanda ujye uca hanze, utwo ndiye tuhite dusohokera mu rubavu. nyine ubwo urumva ibyo byari ibya CHUK. then gusubirayo kugira ngo amara bayasubizeyo, twabonaga amaze gufata agatege. Banyitaho, nari mfite abanasi ku ishuri banyitaho, aba anti n'aba anko, nje nshimira cyane nsengera. Rero nibwo baje bamaye appointment yo kujya i Kanombe. Yego. I Kanombe nagiyeyo ari ukusubizayo amara. Urumva nyine amara kuyasubiza mu gitereko cyayo kugira ngo nanjye njye muri toyi nk'abandi nsutame gutya, njye muri toyi nitume gutya nk'abandi. Wari uberuka kera ntusi umwaka wose n'igice urumva atari cyo. wari ukumbuye. nari umve ngo nari nkumva. Yes, rero urumva Imana nibyo yakoze muri icyo gihe. Amara ngira Imana, ubwo nyine mu kurwara ibyo byose hajemo ibituntu, hazamo asima, ibihaha bigenda bikora gake gake, ariko ibyo byose babimvuriramo ndakira, ibyo by'ibituntu ndabikira. Rero baravuga ati uyu mwana tugiye kuwusubizamo amara ye mu gitereko cyayo. Yego. Urumva nibwo rero bavuze, banjyanye mu ibagiro, ayamara bayasubizamo, barahuzahuza by'Imana si wamenye ukuntu bahuza amara. Amara nimba uzi ukuntu amara amera, amara abanyerera ukuntu aba ameze, nimba barayahuje gute. Buriya njye ntabwo nabyumva nk'uko uri kubyumva. niyo mpamvu rero nifata nawe ngashima Imana nkisekera, buriya kuba biva kure kuri njye, kuko nzi ko hari aho yankuye mu rupfu, yanambukije imva nyinshi. Rero niyo mpamvu nanjye hari igihe mba nshaka nkibaza ese ibintu byarabaye kuri njye. Rero nibwo Imana yanyujije utubaga nashyiraga aha, n'undi turiya two Imana yatunguyeho. Ubwo biba ngombwa ko amara bayasubizamo, barashiririza, inkovu irahari, ariko sinakwiyambura nyine. Nta kibazo. Inkovu irahari, ubwo nyine barasatuye gutya inda yose, ubwo banapfumura mu rubavu. Sonde nayo baje kuyikuramo, nangira kunyara gake gake. Igitangaza kiraba nijoro, baravuga ati uyu mwana mumuhe potage, nangira kurya duke duke. Potage narayiriye. Utubuto, ariko nyine urumva siriku yabayemo aho ngaho mu burwayi mu bitaro, abantu barapfaga ari benshi, abandi bagakira, nyine ariko Imana ikandinda pe. Urumva ni Mana yanjye. Ubwo buzima bwose wanyuzemo, umve nawe, hari benshi babunyuzemo nyine bigahita birangira. Narababonaga pe, njye narabibone n'amaso ku maso. Noneho CHUK hari aho bita muri shiririza, mu bisebe nyine, aho abavunitse nyine, abafite type yose y'ibisebe, imbagwa, niho bibera muri shiririza nyine. Ni ugushirika nyine tu. Nawe wagezemo? Ego ko niho nabaye nyine. Nyine ukabona umuntu amanitse amaguru, cyangwa undi afite izosi bashyizeho n'uza bandi iki, ugasanga undi imibiri bakuyeho bometse ahandi. Nyine twese twabaga dufite indwara zitandukanye, ariko mbona n'undi dufite ikibazo kimwe. uwo nguwo yarambabaje nyine nawe we Imana ntabwo yemeye ko akomereza muri iyi si.
ariko njyewe nabaye muri ubwo buzima Imana ibunkuramo, amara yanjye bayasubizamo, ubu ndituma bisanzwe ndarya, ubu rwose muragatize Imana byose yampaye, urarya. ubu noneho ndarya pe, nimba ufite n'akantu wampa nkarya ukareka. Imana yakoze ibikomeye nanjye ndishima, ni ukuri ubu ndagira rwose ndavanga pe, niyo mvuze ati ndwaye mu nda, ndwara mu nda nk'abandi. Ubundi hari imyaka nageragamo ati uyu mwaka ngomba kurwara, ariko nshima Imana uyu mwaka ntabwo narwaye, sinigeze ndwara pe. Rero nshingiye kuri ibyo byose, kuba ubu ngubu umeze neza, amara ariyo neza, nkoresha ahabugenewe nk'abandi, ubu nkaba nkomeye nshikamye, nibyo byatumye rero nanjye nicara ndavuga ati Mana warakoze, ndi ubuhamya bugenda. Ariko nubwo ndi ubuhamya bugenda, abantu banzi bambonye ndwaye ntabwo ariko abandi bambonye, kandi benshi bakeneye kumva ibyo Imana yakoze, ukuntu Imana ikora ibikomeye. Kandi rero ndavuga ati Mana reka nanjye nshake ahantu mvuga ubutumwa, si byaba njyewe gusa, nazana n'undi akajyaho. Ndavuga ati Mana mishurira ikintu ngomba nanjye gukora kugira ngo ubuhamya bwamamare ku isi hose. Ndavuga ati ndicara ndavuga ati reka nshinge Testimonial TV cyangwa Test TV, channel yo gucishaho ubuhamya, ubuzima, aho wavuye n'aho ugeze. Urumva nyine bikubiyemo aho ngaho warahasorinze bihagije, ariko hari aho Imana nawe yakugejeje muri bwa buhasoringi bwawe. So aho uko niko nyine nicaye ndavuga ati Mana iki gikorwa ngiye kugitangira, reka abe ari wowe wikomereza. Rero ndavuga ati ndagitangije, kandi abizi biracyatangira koko, ariko n'urugendo ruzarangira neza cyane pe. Urumva ubwo buzima bwose urakubititse pe. Mana yanjye ni ukuri, nanjye ubwo njye nshima Imana, kabiri mfite nyoberwa naho kava, kuko hari ahantu nabaga ndi, uyu mubiri nyine reba ukuntu ungana, ariko nyine reba aho narwaye nyine umwaka wose, noneho umubiri nari mfite sinajyaga bihagije, urumva narajyaga bigahita bisohoka. Urumva rero ukibaza kabiri nari mfite amaso gusa nyine. Kandi mbere ubwo wari ubyibushye? Mbere nari mbyibushye kuko nakoraga imyitozo, narakinaga, narabyinaga, nyine narajyaga tu, najyaga kera rega twajyaga neza. Byari bimeze neza, byari bimeze neza cyane.